nayigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, biza kuba ngombwa yuko banshakira umwarimu uzajya inyigisha akamfasha amasomo yo mu rugo. Uyu mwana twahaye izina rya Claire kubw'umutekano we, avuga ko uyu mwarimu bamuzaniye yarenze kubyo kumufasha mu masomo asanzwe, azanamo isomo rishya rijyanye n'ubusugi, nyamara ubumenyi yamuhaye bwaganishaga ku kumusambanya. We ajya kumbwira mbwiye ko isugi ari ikintu kizira cyane ku muntu wenda kubaka, kandi ko kugira ngo umuntu areke kuba isugi muri make ari ibintu bigorana cyane. Claire ngo yaje kwemerera mwarimu we bararyamana, binarangira amuteye inda. Aza kumbwira ati noneho nemeye kukwitangira kuko umuntu wagusugyura ni umuntu wakwitangira. We yabinkoreye nk'umuntu mfasha, nibwo byaje kurangira ntwaye iyo nda. Twise mfite imyaka 14. Isugi ni umukobwa utarakora imibonano mpuzabitsina na rimwe. Nta kibazo kandi kirimo gushaka umugabo bimeze uko, kuko ahubwo benshi mu basore babifata nk'ishema gushaka umukobwa ukiri isugi. Ibi biteye agahinda kubona Claire we byarabaye intandaro yo gusambanywa kanaterwa inda. Ariko nanone ugendeye kubikubiye mu nteganyanyigisho zigishwa mu mashuri yo mu Rwanda, umwana wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye ngo ntiyakabaye ashukwa muri ubu buryo, nk'uko Murungi Joanne ushinzwe ishami ry'integanyanyigisho mu rwego rw'igihugu rushinzwe guteza imbere uburezi bw'ibanze mu Rwanda REB abisobanura. Tugarutse ku nteganyanyigisho n'imfashanyigisho tuba twateguye, biba birimo neza ubitanze uko bigomba gutanga, aba bana ntibakabaye bagwa mu mitego. None se haracyabura iki? Claire avuga ko irari isomo biga bashaka amanota, mu gihe hari n'abarimu bavuga ko bakibura imfashanyigisho zihagije. Nyuma muri P6 yego barabyigisha ngo byo gutwara inda, ariko mu by'ukuri iyo utarabijyamo ntabwo ushaka kubisobanukirwa. Bashaka no kunana urupapuro ukabisubiza pe, nimba nabyita nko kuboroka. Nta mfashanyigisho zifatika zihari zadufasha kwigisha mu buryo bwimbitse. Kubimubwira muri siyanse gusa ntabwo bihagije 100% kabyumva. Dukeneye nyine izo nyigisho zindi zifatika. Cyakora Murungi Joanne ushinzwe ishami ry'integanyanyigisho muri REB asaba abarimu kugaragaza ibyo bumva bakeneye kugira ngo amasomo y'ubuzima bw'imyororokere yigishwe uko bikwiye. Ibirimo se byo barabitanga nk'uko bikwiriye, ariko niba hari ibindi babona ko bitarimo, nta kibazo babidushyikiriza tukabiganiraho, kuko n'ubundi turakorana. Ibyo bumva badasobanukiwe neza tugira amahugurwa yabyo. Tugira n'imfashanyigisho iba kuri website ya REB, aho ushobora noneho kugenda n'ibibazo birimo n'icyo wasubiza umwana akubajije gutya. Gusa rero amahugurwa agomba kujya ahoraho. Kuva mu mwaka wa 2016 mu nteganyanyigisho yigishwa mu mashuri abanza n'ayisumbuye ya leta mu Rwanda hashyizwemo isomo rijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, Comprehensive Sexuality Education CSE. Ni isomo rigamije gufasha abangavu n'ingimbi kugira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere, bityo bikabafasha gufata ibyemezo bizima bituma batagwa mu bishuko nk'ibyo Claire yaguyemo. Mu gihe isomo ryakwigishwa neza byagabanya ibyago nk'iba abangavu n'ingimbi bahura nabyo. Inosa Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.